mujye mwirinda ijambo gutwika iyo habaye ibirori habaye igitaramo ngo Bruce Melody yatwitse. Imboni TV turabasuje aho muri hose twizera ko meze neza aho muri hatandukanye habari mu Rwanda n'abari hanze yarwo. Tubahaye ikaze mu kiganiro cyo kuri uyu munsi kuri uyu wa kabiri Gashyantare 2026 mu kwezi kwa kabiri ku itariki 5 z'ukwezi kwa kabiri 2026. Hanyuma ngiye nitwa Ajabu marashinzanye na Zerubabeli. Zerubabeli meze ute? Meze neza cyane ndakomeye. Meze neza kuri iyi tariki ya 5 z'ukwezi kwa kabiri turi ku munsi wa 4. Meze ikinyarwanda. Amezi y'ikinyarwanda. Benshi mu bana batoya ntabwo bazi no kubara amezi y'ikinyarwanda. Bisaba kujya kubona Gashyantare barabata. Ntabwo bigorana. Biragoye. Subo wowe mutunguye wambwira. Byasaba gutekereza neza. Nyakanga no kwezi kwa kangahe. Reka dukomeze. Ariko ni Nyakanga nyine ka ibyo kwezi kwa karindwi. Reka dukomeze. Yego. Hanyuma Zerubabeli meze neza. Mu Rwanda harimo umushyikirano nicyo kiri kuri sport. Hari imvugo umuntu ajya abaza undi ati what's on sport, what's going on, what's on sport today, niki kigezweho uyu munsi mu Rwanda. Harimo umushyikirano 2026 ku nshuro ya 20. Ntekereza ko nicyo kintu abanyarwanda baba bagikunda cyane. Umushyikirano watangira ibitekerezo byinshi bagomba kubitanga nubwo atari wo tugiye kugaruka ariko nubwo atari byo ariko turaganira ku ngingo yindi ifitanye isano na politike mu Rwanda, kubera ko ingingo tugiye kugarukaho Zerubangira ngo ni inkuru yarikoroje, aho hari impaka nge nakwita guhangana nk'uko benshi babyise ko ari ihangana rikomeye cyane hagati ya minisitiri intambara yo kumbuga nkoranyambaga, intambara y'amagambo. Minisitiri umwe ukomeye ari guhangana byimazeyo n'urubyiruko kuri social media. Kuki bari guhangana? Bari gupfa iki? Minisitiri niki yakoze cyatumye urubyiruko rwishi rwibasira rukarakara rukazana amagambo aremereye? Aya magambo ahatse iki? Irihangana kutumvikana hagati y'urubyiruko na minisitiri bafite mu nshingano. Ibihatse iki? Ese biraza kubyara iki? Byari bikwiye se koko mu by'ukuri? Ariko nuza kuvuga ngo minisitiri bafite mu nshingano, uyu minisitiri tujya kugarukaho ntabwo ari minisitiri wese afite inshingano mu bantu. Oya, minisitiri wese afite abantu mu nshingano. Ntabwo navuze urubyiruko. Minisitiri wese afite mu nshingano abo bantu nubwo atari muri department ariko as general bafite mu nshingano. Reka twihute tumenye ngo bari guhangana bapfa iki? Nindi iri mu makosa biganishe kuki? Abantu nibadufashe babanze bumve aka kantu. Mujye mwirinda ijambo gutwika iyo habaye ibirori habaye igitaramo ngo Bruce Melody yatwitse. Tukwiye kubwira bari abana ko bakamenya gutwika ibyo ari byo. Gutwika muri 59 muri 60 senateri avuga Imana azayibabwire batwika ku Gikongoro mu Bufundu uko byari bimeze ari abatoya nge nari uruhinja. Iyo myaka ni mibi cyane. Gutwika n'ukwica ntabwo gutwika bishobora kuba ijambo risobanura ibirori igitaramo kwishima. Oya, abatoroni baba babizi ariko nubwo kubibabwira bakabyumva. Ngiyi intandaro y'impaka ziri kuri X. Zeruba twinjizemo. Uyu ni Dr. Bizimana Jean Damascene. Uyu ni minisitiri w'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu. Yari mu kiganiro n'abasenateri gutyo. Ahangaha rero yari afite umwanya nyine wo kugira ibyo agarukaho, agera ku ijambo gutwika. Ati iri jambo rigomba kwitonderwa. Iri jambo gutwika rifite ubusobanuro bubi muri 59 no muri 60. Ati nge nari umwana tariko hirya iyo muri Gikongoro habayeho gutwika inzu z'abatutsi, barazitwika barazimara. Yego. Ati Bruce Melody yatwitse. Ati mwikoresha iri jambo harimo kubuza, mwikoresha iri jambo nk'ari ijambo ry'ibyishimo rigiye rikoreshwa cyane mu myidagaduro. Nge iri jambo niho ndizi niho ndisanga kenshi iri jambo ryo gutwika n'agatwiko. Ahantu hose ari byagenze ngo ndatwikana imanukire. Yatwitse ari imanukire. Nuko iri jambo rero ryarikoroje rihanganishije uyu minister ndetse na generation iri jeune. Reka tubijye kuki generation Z babigize ikibazo, kuki hari guhangana iri jambo ni generation. Kuko njewe urugero
uze kumfashira ijambo gutwika ubundi mu kinyarwanda kubera ko dukennye mu magambo nditsa cyane ku kintu cyo kuba ikinyarwanda gikennye yego akantu kumve neza yego dufata ijambo rimwe rikagira ubusobanuro bwinze bumwe bitewe nawe rikoresheje byongerewe mu zindi ndimi z'amahanga ntabwo bijya bibaho yego amagambo yavugika kimwe mu gifaransa twavuga père tukavuga père ni ukuvuga ngo ari papa ari na père bya bindi bya père nyine ngo umuguro wenda w'inkweto tukagira wenda mère tukagira mère ni ukuvuga ngo mama na mère nyine wenda y'umujyi y'akarere gutya twebwe mu kinyarwanda noneho aho kugira ngo amagambo abe yavugika kimwe ahubwo tugira ijambo rimwe rishobora gusobanura ibintu byinshi tubigemo gutwika amakara yego sibyo inzu nk'uko minisita yabigarutseho nyakubahwa minisita gutwika sede bino byo kubaninga sibyo yego gutwika imvugo igezweho y'urubyiruko nyine ya generasiyo z'idini ijambo bakoresha cyane byacitse byabaye byiza byaryoshye ahise ujya wumva nk'ubyitaramo ngo yahatwitse kabisa hahiye noneho iyi mvugo yo gutwika ni imvugo nagiye mbona cyane mu bintu bya entertainment sport and entertainment reka mbijyanishanye gutya muri siporo nk'urugero Rugangura Axel ambabari wenda kuba muvuzema cyangwa barigana hari ugutuvuze nabi si uko vuga nabi n'abantu dusanzwe tuziranye kuko nje nabaye no mu gisata cya siporo yego nta nicyo bitwaye nta nicyo bitwaye narahogombaga nogezaga ama match nibuze kavuga ntacyo bitwaye nabimazemo imyaka 4 ari kuri stade aravuze ati stade yashwanyaguritse yakubise yuzuye stade yashwanyaguritse uyu nax sitade mu by'ukuri yashwanyaguritse Axel ati stade yashwanyaguritse yakubise yuzuye ngo ni imiriro hahiye hakongotse neza induru zavuze n'umuriro abantu badufashe batubabarire rwose iki kiganiro baze kudufasha batubabarire hanyuma icyo ni kimwe hakaza izindi mvugo umukinnyi ateye ishoti riremereye umugaridiye Axel ati arekuye icumu ishoti ryaka umuriro yaramwishe no ngo imbwa y'igitego ngo mbega imbwa y'ishoti none se urabona hari iki kiganiro mu by'ukuri urundi wenda ikintu kugira ngo tubyumvikane neza hari amagambo akoreshwa bitewe n'aho hantu ryakagombye guteza ikibazo mu banyarwanda eske niba twari mu myaka muri 60 1960 1950 mbere yaho yego turi 2026 nyakubahwa minisita ko twese u Rwanda tuzi aho twavuye tuzi naho tugana ko nta kintu kibi urubyiruko rw'u Rwanda rwigeze rukoresha ijambo gutwika yego niba Rocky Kimomo akubwira akantu ati kara agatwiko sha agatwiko genda twika nk'imanukira ngo Rocky Kimomo Juno Kizigenza wabaye imbarutso y'iri zina nawe ngo rutwitsi muzi je suis Juno rutwitsi muzi ntabwo iri zina yari yararikoresheje nabi muri kariyeri ye y'umuziki ni rutwitsi ni umunyamuziki uhitinga ukora ibintu bya ahubwo ndabona nkuko kuri social media ngiye ndaza kwifashisha ama feedback ngiye nagiye mbona kuri X urubyiruko rukomeza kwereka minisita ko iri jambo ntacyo ryari ritwaye hari naho bageze baramusaba ngo mudufashe iri jambo gutwika noneho mutuzanire irindi risimbura gutwika agatwiko nahahiye wahahiye koko urabazi bayakoresha bakadafi n'abandi
hahiye nyine hahiye ni ukuvuga ngo urubyiruko rw'u Rwanda rwashatse ijambo rwakoresha mu kuba bagize enjoyment babinjoyinze cyane mu by'ukuri babura ikinyarwanda kizima barivugamo sibyo ariko umuntu akoresheje hahiye kuki se atavuze hahiye ubwo nayo yabirimo nyamara kuko byose biri muri harashya ubwo biri muri none twitse harashya harakongo twitse harashya n'ubundi mu gitaramo Bruce Melody na The Ben bahatwitse twinjoyinze hari hahiye hari hacumbye yego ariko se tukareba tugasanga koko iri jambo gutwika mwebwe mukuri iki rikwiye kuba ikibazo rikoreshwa nabi reka nkubwire cyangwa n'urikoresha cyangwa n'ubyumvise ko bitari ntabwo njyewe ndi mu bantu babangamiye ko umuco wacika sibyo ntabwo ndi in opposite side ya Minister Dr Bizimana Jean Damascene nyakubahwa Minister ntabwo iri jambo rikwiye kuba riteza iki kibazo ku mbuga nkoranyambaga wenda hari ukuravuze ngo umuco wacika iri jambo si ikinyarwanda iri jambo si ikinyarwanda gutwika si ikinyarwanda ntabwo umuco wacika ahantu twavuga ngo twangije ururimi wavanze indimi ebyiri igifaransa n'icyongereza ariko hari n'uwo nabonye aza agira ibyo avuga kuri X agaruka kuri iri jambo dufashe uduhe n'ingero zigaragara kugira ngo tuze reka njye kuri Twitter njye ku byakoreshejwe kuri Twitter ingero kugira ngo tuze kumenya abantu nizere gusa bari kugaragaza bikomeje kugaragaza batishimiye inengwa by'imikoreshereze mibi y'iri jambo kuko benshi bari kuvuga ati watubuje ijambo kandi kuko urubyiruko rukunda guhanga amagambo bitewe n'igihe cyose bagahanga ijambo rijyanye n'aho bageze n'icyo bari gukora sinaho gusa mu isoko hari aruwaje nuko mbona kuri Twitter baba bafite amazina atangaje uyu nguyu soma feedback nta kibazo gusa ngo yita kabuno ka cage soma feedback gusa ayo mazina yore nge ndisomera ibihari we yaraje aravuga ati ibi ntacyo bitwaye Minister rwose orohamo kabisa izi ni style z'urubyiruko Minister araza arashishimura Dr Jean Damascene Bizimana ati ureruye uti gutwika ntacyo bitwaye nimbireke bivugwe gutyo mu mwanya w'igitaramo we yashatse kujyanisha ngo ijambo ryasimbura gutwika ngo hazemo igitaramo ibyo bintu birasa igitaramo twabutiye muri gakondo ahubwo hari ukuntu witabira igitaramo hakaza gushya nese ubundi siko bigenda ahubwo igiye mu gitaramo ntihashye cyo kitagenze neza witabira igitaramo ugatwika hagashya ahubwo igitaramo iyo kibaye ntibigende neza ntabwo aba hahiye yego none ariko nibaze kumva ko dushyigikiye ibyo ni ukuri pe nizo mvugo ziri gukoreshwa igitaramo kiri ukwacu twebwe ntabwo dushyigikiye amarorerwa yakozwe n'abatwitse inzu z'abatutsi mu 1959 turi kugereza kumvikanisha kuri ijambo imikoreshereze yaryo turi kureba ngo imikoreshereze y'iri jambo yagize izihe ngaruka mu gihe ryatangiye gukoreshwa ese ubu ngubu rifite izihe ngaruka abarikoresha ni hehe se kandi rikwiye gukoreshwa ntiridakwiye gukoreshwa Minisitiri ati ureruye uti gutwika ntacyo bitwaye nimbireke bivugwe gutyo mu mwanya w'igitaramo have sinkwifurije kuzahura nabyo nta n'undi muntu wese nabyifuriza gutwika no gutwikirwa ni bibi ni icyaha ntibishobora na rimwe kuba byiza uzegera abakuru tukubwire urumva ngo tukubwire aho gutwika byagejeje u Rwanda nimukoreshe ijambo igitaramo nicyo kinyarwanda gikwiye icyo wita style z'urubyiruko sinzibujije ariko ntizigomba kwangiza ururimi rw'ikinyarwanda ese mwashatse izo style mu kinyarwanda gikwiye kandi ko bishoboka kuki icyongereza n'igifaransa mutacyangiza mukumva ko ikinyarwanda cyo kigomba kwangizwa oya rwose ahubwo se ushyira hano ikinyarwanda cyangijwe ushyira ahubwo nuko nawe yatangiye kuvanga indimi style z'ikinyarwanda style ntabwo ari ikinyarwanda style ntabwo ari ikinyarwanda nawe yazivanga ngo mushake style ngo nawe yazivanga none se bwo rero namwe
njye ntacyo mvuze nta n'icyo ndi burenzeho. mbo ibintu avuga ngo nibareke kwica ikinyarwanda. Ntabwo hano ikinyarwanda Nese cyapfuye, kiriya ntabwo cyangijwe. ahubwo ijambo ryahawe ubusobanuro bundi, sibyo? Yego. Ijambo ni inshinga gutwika iri guhabwa ubusobanuro bw'ahantu nyine ibyishimo No, ni byabonetse. ukuvuga ngo ubundi muri Ariko rusange nanone ijambo ryumvikana bitewe na, reka tuvuge context, bitewe ababyumva bari kubyumva gute. Nuvuga ngo nk'uko wabivuze, ijambo uri kuryumva aryumvise ari mu yihe mudu, arahagana he, kuki aryakiriye gutyo. Kuko iyo umuntu ababaye yakira ibintu nk'umuntu ubabaye, iyo anezerewe nyine bimuha ihumure. Mu by'ukuri ibyo biterwa na context iri aho ngaho. Rero ntabwo numva ko igihe iryo jambo gutwika rikwiye kuza ngo uruce igikuba, kandi ijambo ni ikinyarwanda. Wenda umuntu urabona hari ukuntu bacangacanga indimi, wenda tuvuge ngo ok donc voilà, aho ngaho batangiye kubyangiza, uri kuvanga indimi. hari undi rero waje, sibyo? Aravuga ngo gutwika ni ijambo ryakoreshejwe n'abagizi ba nabi, ntabwo rigomba gukomeza kuvugwa. Ngo reka mbabaze nyakubahwa minisita, ko hari interahamwe zajyaga kwica abantu, zajyaga kwica n'abatutsi, zikavuga ko zigiye ku kazi, ubu abantu ntibajye bavuga ko bagiye ku kazi ngo kuko ijambo ryakoreshejwe n'abantu babi. Nibyo interahamwe zajyaga kwica abatutsi, bakavuga ngo bagiye ku kazi bafite ubuhiri n'ubushoka n'ubufundi. Ngiye ku kazi kandi agiye kwica umuntu. Abantu twe kuvuga ngo tugiye ku kazi kuko iri jambo ryakoreshejwe n'abantu babi bari bafite ideologie génocidaire. Ngo nabwo bazahindure ngo ntituvuga ngo tugiye ku kazi. Aho yasubije minisitiri, ndebera ko yasubije. Hano minisita ntabwo mbona yasubije. Yasubiza iki? Sibyo? Ntabwo mbona yasubije. Yagiye asubizwa n'abandi bantu. Ndavuga ngo ngiye muri job. Mbo babyangirize rimwe. Yego. Hakaba ubwo abandi urumva? Batiki. Hano umuntu araza ati asubiza minisita nyine ku byo yari yatangaje. Ati umunyarwanda se kuri ya mvugo ngo gutwika n'imbireke ntacyo ngo nyine ngo bijye mu mwanya w'igitaramo n'ibiki yamvugo. Uyu ati umunyarwanda se ararwana n'abandi banyarwanda ku rurimi basangiye gute? Ese gutwika iyi nshinga ikoreshwa kuri byinshi, ikoreshwa kuri byinshi ngo ntisobanuye gutwikira abatutsi. Umuntu yanatwika amakara, nibyo nari navuzeho ngewe yo gucana, yatwika imbagara bya byatsi mu mirima. Ati ikibazo kiri mu gutwika koko ni ikihe? Ikibazo kiri mu gutwika ni ikihe? Ni ikihe? Ni ikihe se ubu? Nibyo, reka umbwire, nta byiza by'umuriro. Anyways, ibyiza birahari. Biterwa n'ijambo ryakoreshejwe. Ahubwo nanone ni igihe rega. Ni n'igihe nyine. Nese nongeye gutwika ibyatsi, nese uyakoresheje ijambo ngo ngiye mu gitaramo se? Kandi ngiye gutwika ibyatsi, nagiye gutwika amakara ngo ngiye mu gitaramo gute se? Igitaramo ni igitaramo mwabantu. Noneho bamwe baraza baramubwira ngo ameze nk'abantu bari bumutesha umutwe kuri iri jambo nyine kubera guhangana. Minisitiri araza ati nta mutwe natanamba. Muri ibi biganiro harimo abigiza nkana, ariko igikomeye ni uko abumva ishingiro ry'imikoreshereze ikwiye y'ikinyarwanda n'akamaro ko kwanga ko cyangirika niwo mubare munini cyane. Ngabo bantu niwo mubare munini cyane. Nicyo cy'ingenzi. Abatukana bo kimwe n'abakoresha imvugo nyandagazi nabihoreye. None se kuki abahangana? Kuki bamwe abihorera se? Guhangana gukomeye. Nyine kuki bamwe abihorera agasubiza abandi? Bamwe abatari ku ruhande rwe arababona nkaho nyine bo bagamije gukomeza kwica ururimi. Ariko uziko na leta guverinoma ishishikariza urubyiruko rw'u Rwanda gukoresha imbuga nkoranyambaga tukavuga ibyo dutekereza. Niba ruvuga n'abo Rwanda tumusubize. Nibyo freedom of expression. Kuko havuga n'abo Rwanda tubasubize. Ariko nanone ntabwo wahangara minisita. Ntabwo wahangara minisita, nta n'umuntu. Erega hano nta n'ibintu mbona bikaze cyane hano byagiye bihoreye. Nise kuki abihorera? Kuko abonga ega bafite impungenge. Kuko umuntu niba ari kwibaza ngo ese niba ngiye gutwika amakara, watubwiye ngo tujye dukoresha ijambo igitaramo. Nzajya gutwika amakara mvuga ngo ngiye mu gitaramo.
ibaze ngo ngiye gutuka amakara ngo umuvandimwe mu gitaramo rero ngo naheje aya ni ukurikoresha muri entertainment urikoresha muri entertainment ariko byo nje hari ikintu ndi kubona ko ikinyarwanda reka ngaruka kuri cya kintu turakennye mu magambo yego wenda wari uzi ko ku magambo twagiye dusanga nta yandi yigeze ahangwa yigeze avuka ikinyarwanda ni nkene amagambo yose tunakoresha ni amatirano tugatira ese wowe urumva ari irihe jambo ryakoreshwa igihe wagiye mu gitaramo ukumva urishimye kikaba cyagenze neza wakoresha rero ahubwo njyewe wajya uvuga ngo twishimye ahubwo njye ntabwo navuga ijambo twakoresha ntabwo nshyigikiye ko ururimi rucika ariko njye nemera ko wenda guhanga amagambo mashya si ikibazo kuko bayahanga bitewe n'aho bageze hano nta nubwo hahanzwe ijambo rishya ahubwo hafashwe ijambo risanzwe rihabwa indi nyito yego sibyo kuko hahangwa inyito nyinshi z'amagambo bitewe n'aho abantu bageze ibyo ni ibisanzwe dufashe n'urugero no mu isoko n'ahantu haba ijambo ngo nangahe ntahandi wabisanga mu kibuga tera ishoti ntahandi wabisanga none se ko bavuga ngo arekura icumu mu by'ukuri amacumu iyo niyagiye akoreshwa mu kurinda ingamba za kera sibyo niba kera ashobora kuvuga ngo arekura icumu ngo icumu ry'ishoti umuzamu yarapfuye rya cumu ririca n'ubundi nese iryo cumu ariko icuma rirekuriye umuzamu yarapfuye kandi ni ishoti yaramuteye yego ubwo ayo magambo nayo agomba gucika azacika menshi nko mu kibuga rigacika kandi ntabwo none se ironi ni iki se mu uza mu buvanganzo sibyo hari icyo twita kuyobya imvugo sibyo yego hari ukuba kwegizagera abantu ikabya habamo ikabya habamo akabyankuru habamo kandi no gutebya itebya riba rihari none se mu kinyarwanda gutera ubuse ni ibisanzwe ikabya navuga ngo amutera icumu hariya ngo ryari rimwishe ishoti ry'icumu aho ngaho hajemo ikabya none se icyo kiboneza ubwo buvanganzo ntabwo bwemewe uzi ko navuga ngo yamuteye icumu ry'ishoti njye ntarebye umupira nzajya kora rya cumu ry'ishoti njye kurireba none se imbwa y'ishoti ibaho ntiba ngo arekura imbwa y'ishoti iyo mbwa y'ishoti ibaho tunabyumvikana ibyo ni biri mu bucuru ayo magambo aracuruza twikunabeshyanye kuko nakoresha aya magambo muri buno buryo abantu bakunda ibintu bazabikunda nakoresha aya magambo nk'uri mu gitaramo cyangwa uri mu kiriyo ninde uzamukurikira aya magambo aracuruza rero abageze imipira arakubwira ngo ngumva umurindi w'abafana stade yakubise yuzuye yanyeganyeze yashwanyaguritse none se stade yashwanyaguritse koko ko abikubwira mu rwego rwo kugira ngo wumve umuntu uri hariya yumve ko byari nyine birakomeye niyo mpamvu navuga ngo aya magambo aracuruza niyo mpamvu nanjye ndi kuvuga ngo bitewe n'aho uri ukoresha ijambo bitewe n'aho uri niyo mpamvu nanjye ndi kuvuga ngo iyo ugiye ku isoko no gusubaza ngo nangahe hari ahandi ubivuga niyo mpamvu n'umuntu w'umusitari cyangwa muri entertainment tuvuga ngo hahiye iryo jambo rikoreshwa aho ngaho cyakoze narikoresha muri ubwo buryo bundi butari bwiza bitari bubyemere ariko kuba wakoresha ijambo mu bijyanye n'ibyo byishimo kugira ngo bireke none se bitwara ibihoro nk'abantu bari mu kiriyo twega turi mu kiriyo njye simbona ariko ikintu njyewe si kuva muri 60 mu Rwanda nta muntu ufite umutima wo gutwikira undi nta n'ubishaka kuko tuzi amateka twaciyemo ahubwo iryo jambo ryanakavuyeho tukarikoresha noneho twivugira ngo bahatwitse ari igitaramo bari barimo ahubwo rero dore icyo numva iri jambo nka minisita cyangwa abandi babishize mu muco nyarwanda bakaryandika inteko y'ururimi n'umuco niyo mushaka kuri jambo babisuzume barebe niba iri jambo gutwika agatwiko hahiye hakongotse ibyo bintu byose haduka amagambo menshi buri munsi ahubwo ayo magambo azajya yaduka bazajya bayandika ntabwo tugira inkoranyamagambo iri jambo ntabwo ryagize uruhare mu kwica ururimi ntaho nayo ndi kuvuga ngo mu kinyarwanda ntabwo tugira inkoranyamagambo ntayo tugira encyclopedia y'ikinyarwanda sirari irahari ahubwo irimo make numva nk'aya magambo niba bashaka ko tureka kuyakoresha uko bidakwiye bayandike
none ubandika ibisobanuro byinshi urabona dictionnaire uzi ko igisura cy'amagambo menshi urayibona artificial intelligence yego iyi nuza chat GPT urayibona yego uzi ko kugira ngo uyibaze gusubiza ikinyarwanda kizima bitewe nuko dukenya ayo magambo n'amagambo menshi asobanura ibintu bimwe igukubita ibintu ukajya ngo ni igifefe ko hari ngo hayi uzarebe ni kuvuga ngo dufite hariho amagambo atanditse neza uzarebe kubariza utwato nk'ubu tuvuga ngo tuvuze ngo kuboha waboha ikirago sibyo waboha agaseke n'inkangara umutiba barawuboha umutiba sibyo waboha itungo barizirika bagiye kurijisha barariboha kuboha bifite ni byinshi gupfumura wapfumura mu mwenge w'inzu wapfumura ikintu wapfumura uri gupfumura by'abapfumu none se ubwo kumupfuma pfumura wapfumura ikintu kigapfumuka tugire gute se mpamvu ngiye uko mbyumva mu magambo yanjye igitekerezo cyanjye niba bakeneye ko hari amagambo akoreshwa uko babyifuza cyangwa se mu buryo bwiza buboneye izi nkoranyamagambo z'ikinyarwanda nubwo ari nkeya n'ayo magambo bayongeremo ariko bashyira ibisobanuro byinshi tuvuge niba bavuze ngo ni ugutwika ajya bavuga a gutwika umuriro b ibiro bwenda mu gitaramo c inzu nyine ushyiraho ibisobanuro byinshi kugira ngo baberekane n'aho rigomba gukoreshwa yego cyangwa se munatubwire muti niba urikoresheje rikoresha aha cyangwa se ugira irindi jambo wongeraho risobanura yuko koko rijyanye n'icyo kintu cyaho ngaho kuko ijambo riba ari rimwe ariko rifite ubusobanuro bwinshi cyane urumva niba ijambo ari rimwe rifite ubusobanuro bwinshi nshobora kukubwira ikintu ukumva ikindi nyine none se urugero hari igihe ngo yatashye kandi ushatse kuvuga ngo yapfuye yatashye yapfuye icyaze yagiye mu yasinziriye urumva ibyo byose umuntu utabarutse wasanga yapfuye kandi wasanga navuye ku rugamba ari intwari so niyo mpamvu njye mvuga ngo mu by'ukuri amagambo ni urugero rumwe ariko ni menshi cyane afite ubusobanuro bwinshi ariko se ikinyarwanda mva impamvu iyo tuvuze gushyingura turashyingura umuntu wapfuye mu Rwanda bavuga ngo dushyingure inyandiko turazishyingura inyandiko turazishyingura gute kubishyira mu bubiko bwazo ngo ukuzishyingura mwavuze ko ari ukuzibika noneho mureke gushyingura inyandiko muvuge ko ari ukuzibika mbese bitwaye iki kuzibika bitwaye iki se nyine si gushyira mu kabati inyandiko urazishyingurira iki si gutwaye iki Kinyarwanda nuko Kinyarwanda rwose kigiye kuduteranya pe ariko nyine twari turi kugira ngo bijye mu muryo mwiza mu mujyo mwiza abatugira inama ntituzanze ariko bagira kandi kantu bongeraho urubyiruko ruyobya abantu bakuru abantu bari abakecuru n'abasaza hasi yo ngiyo mu byaro ntabwo urubyiruko ruyobya abantu bakuru ahubwo urubyiruko rufite imitekerereze telefone yawe ari gitaza ko urubyiruko rufite imitekerereze itandukanye n'iyo abantu bakuru bisobanuye iki cyo nshaka kuvuga uri mu rubyiruko rwo ari kubyiruka atekereza kwa zaza subona imvugo ngo gutigita gutigita ntibivuze kujya gushakisha kuki batavuga ngo none iryo jambo iyo nshinga gutigita nimuyireke muvuga ngo tugiye gushakisha ngo reka ntigite ngira icyo mbona nyine generation iri jene hari amagambo menshi aho ngaho angura mutima ngo numuhigi ngo numuhigi agiye guhiga ngo ndi kugahigo ndi kumuhiga umusaza none se ngo turi gushaka ubukaro dutigita ubukaro kandi ziravugwa zikumvikana ubusobanuro nyine urabyumva birumvikana nicyo ntabwo wabibwira umusaza kaya ndirimbo ya Nuzada n'ivumbi ngo ni danje umusaza we yaraterura direka ugira gute injuga ibiki n'ibiki kandi injuga nyine urabyumva nasuka ayo magambo yose nyakubahwa minisita umuntu navuga ati namuteye injuga zirafata nyine ibyo yamubwiye yabyumvise ese ubundi injuga mu kinyarwanda kizabavuga ngo iki njye numva bavuga ngo amagambo injuga n'utugambo turyohereye amagambo aryohereye ariko urumva ukoze interuro none ijambo rishobora gufata amapaje nk'angahe urubyiruko rwagiye rugerageza kwishakira amagambo injuga namuteye injuga nyine ziramufata niyo mpamvu njye ndi kuvuga ngo ntabwo urubyiruko ruyobya abantu bakuru ahubwo ariryo jambo nyashi ryavuye banza ari muri Kenya kuri wa mukomediye nyashi na nyashi nose ko ryaje mu kinyarwanda tukemera ngo afite nyashi uzari n'abanyapolitike hirya muri za Uganda barabikoresha
ni nyashi nta n'umuryo kanaka afite ikibuno ngo afite nyashi ibintu byarakomeye umusa hano rero amagambo yaba menshi ariko jewe ndashaka kumvikanisha ikintu cyanjye cyo kuvuga ngo urubyiruko turi no kwishakira amafaranga amagambo aracuruza mwabantu niba umuntu iri jambo arikoresha abantu bakamuflowinga akabona amafaranga mwamuretse we namubwire ngo rikoresha mu buryo buboneye umuntu bita Rocky niwe urikoresha cyane none ntibyamuhaye abantu Juno yangariveho areke kwirutwa nese ajye ku gitaramo Imboni TV, imboni ya rubanda.